Nishimwe nkaba ndi wash specialist muri Rwanda Water Professionals. Sobanura gake y'ukuntu umugore abe affecté. Hari abantu benshi batabyumva ngo ikibazo cy'amazi na wash kuki aba affecté how? Murakoze cyane. Ku cyambere cyo abagore tukenera amazi y'isuku cyane kuko tukenera n'isuku y'imibiri. Tukenera gusukura imibiri yacu by'umwihariko kuko ababa abakobwa baba n'abagore tujya mu mihango aho ni ahantu tuba dukeneye amazi, tuba dukeneye ndetse n'abakoresha udutambaro kuba dusukuye. Dukenera hygiene cyane. Ikindi kintu cya kabiri, abagabo akenshi barabyuka bakaba bajya gupagasa, umugore niwe usigara mu rugo amenya ngo ndateka, abana tekesha amazi, wogesha amazi, imyenda y'umugabo irafuza, imyenda y'abana, imyenda yanjye irafuza, ibyo ni amazi. Rero umugore niwe ubitekerezaho cyane kuko akenshi usanga ko umugabo aza akuramo imyenda abahereza umugore atega nzabona indi myenda isa neza yo kwambara. Umugore niwe uzatekereza kuri icyo kibazo cy'amazi kandi ntazategereza ko umugabo we ari we uzajya kuza kumuzanira ayo mazi. Icyo ni rero ubwo ugasanga yuko abasutu ku abana nibo bafite cyane n'abagore kuko nibo abana iyo umwana ari mu rugo niyo batuma yakuzana amazi. Hari na challenge ejo mwavugaga n'ubundi zinazwi zuko ari igihe ahantu ho kuzana amazi haba ari kure cyangwa ari n'ahantu hari danger. Umuntu udafite imbaraga nk'umugore cyangwa nk'umwana biba ari ikibazo. Niyo mpamvu ubwo buvugizi no kogerezwa ibikorwa remezo bishingiye ku mazi n'isuku n'isukura ari ngombwa kugira ngo n'iyo risk factor ya safety igabanuke. Impamvu twivanzemo gender ni uko abagore bari mu bantu badafite representation ku rwego rw'aho twita decision making ku bijyanye uko ejo babitwigishije ku ma policies. Abagore akenshi ntabwo baba bafite ijambo n'uburyo bakwivugira kuri ibyo bibazo byabo ku bijyanye n'amazi n'isuku n'isukura. Meme no ku karere twaganiriye nabo batubwira ko hari aho bagira ikibazo cy'uko nibagiye kuganiriza abaturage ujya kubaza umugore se tubwira ikibazo muhura nacyo ni ikihe, akavuga ngo sinabikubwira umugabo wanjye ataza kunkubita cyangwa se ntaza gushwana n'umugabo ngo natanze amakuru y'urugo rwanjye. Rero ugasanga yuko abagore ntabwo bashaka usibye no kuvuga ngo nawe yo gutanga amakuru iracyari hasi. Rero kuri icyo kibazo cyo kwinvolvingamo gender turagira ngo umugore nawe byibanze amenya kwikuvugiza kuko byaragaragaye ni ikintu kizwi koko ku bijyanye n'amazi n'isuku n'isukura abagore nibo babikora cyane nubwo hari abatanze comment ko ari ugukora stereotypes ariko niko kuri guhari. So umugore ni nawe muntu bagakwiye kuba yakora ubuvugizi cyangwa ijambo rye rikagera kure cyane ku bijyanye n'amazi n'isuku n'isukura. Uyu mushinga twabatumiyemo ni climate resilient and gender inclusive wash muri Bugesera. Nicyo ugamije ni umushinga ukavaringa imirenge yose muri Bugesera, uzaba ugamije gutanga training ku baturage, ku bayobozi ndetse n'abagore by'umwihariko tubigisha ku isuku n'isukura ndetse tunabigisha ku bijyanye na gender gap iboneka iyo bigeze kuri wash amazi isuku n'isukura. So hazabaho n'indi component yo gukora research yo kumenya ese iyo gap ni iyihe neza. Hazabaho capacity need assessment ku bijyanye n'amazi, kuvuga kubura amazi isuku n'isukura byafekita abaturage bo muri Bugesera gute, ese byafekita abana gute, ese mu ngo byafekita umugore gute. Hari abacikiriza amashuri, hari abatabasha gukora akazi neza, urwego ni uruhe mbese bibabangamiraho. Noneho nyuma yaho hakazabaho tools tuzadevelopinga, water aid zadevelopinga, izo tools zikaba zizafasha mu gukemura ibyo bibazo. So tuzagenda duhura izo tools nizimara kuba identified hazabaho guhura n'abantu abagenerwabikorwa aba stakeholders kugira ngo nabo bumve izo tools babe batubwira niba babona zihagije, niba za responding kuri needs zabo. Yego, wenda mukora kuri iyi projet mbere mwari mwakoze assessment mwasanze ikibazo gihagaze gute ishusho yawe? Assessment nibwo igomba gutangira no ku kwa 12 kuko iyi projet nibwo igitangira gukorerwa muri Bugesera. Ni nayo mpamvu byari byiza kwinvolvinga abanyamakuru projet igitangira kugira ngo bazakurikirane uko process yose izajya igenda. Byaba byiza kurusha kubatumira nyuma tubabwira ibyo twagezeho nibi wenda kuko mwaduhaye n'ibitekerezo. Ejo hari Janine
niwe uzakora iriya assessment, hari ibitekerezo byinshi mwamunguye, noneho azagenda mu baturage, byaba ibitekerezo byo kugera ku muryango hasi, ni ibitekerezo byinshi mwamunguye, noneho azagenda avugane n'abaturage, akora iyo tu, kandi tuzakomeza dukorane paka wakoresha izarangira mu kwa kane. Ino ni projet pilote nk'uko yabisobanuye, izarangira mu kwa kane. So hopefully by then namwe muzamuri kurikirana progress yacu mugenda musobanukirwa neza ku karere ka Bugesera by'umwihariko. Muteze umusaruro. Twitezeho ko ino projet nirangira hazaba harimo mbere na mbere kongera imyumvire y'abaturage by'umwihariko ku bijyanye amazi, isuku n'isukura. Ikindi ntabwo ari ukubongerera imyumvire, ahubwo ni ukubigisha kwikorera ubuvugizi, kuko iki ni ikibazo kimwe mu byabo bizwi bihari iyo bigeze ku nzego z'ibanze ndetse no ku baturage, aho usanga ko ubuvugizi umuturage aba ategereje ko hari undi muntu uzaza kumuvugira. Ni byiza ko namwe abanyamakuru tubingejenga mugakora ubuvugizi, ariko biba byiza niba umuturage wo hasi nawe abashije kwikorera ubwo buvugizi. Rero icyo twifuza ni uko umuturage azikorera ubwo buvugizi, ndetse hakaba hari n'abaturage bazaba bahawe capacity, bahawe training, bagafasha bagenzi babo bahurira muri community kubigisha ku mazi, isuku n'isukura, kuko hari n'ikindi kibazo gikomeye gihari iyo bigeze ku mazi, isuku n'isukura, cya behavior y'abantu, umuco. So hari behavior change turi ku expecting, ariko ibi byose ntabwo ari ibintu tuvuga ngo mu kwezi kwa kane abaturage bose muri Bugesera bazaba bakaraba intoki mbere yuko bajya kurya cyangwa, ariko kuko tuzakora structure y'abaturage tuzasiga bari guhugura bagenzi babo, twifuza yuko nyuma y'iki gikorwa icya mbere twifuza ni uko n'abo baturage bazakomeza kwigisha bagenzi babo, ku buryo nka nyuma y'umwaka w'igihe kinini hazaba hari change igaragara. Ikindi cya kabiri twifuza ni uko n'uyu mushinga wakwaguka, uyu nurangira ni pilote nk'uko twabivuze, uyu mushinga nurangira hazaba kwagura, noneho tukaba twagera ku nzego z'akagari, tukaba twagera ku nzego z'imidugudu, twigisha abaturage, twigisha abayobozi, meme n'abajournaliste, tukagira coverage nini y'abantu baduhugura ku mazi, isuku n'isukura, nabo bagenda baba abavugizi ba community ku bibazo bijyanye n'amazi n'isuku n'isukura.